Yesu ashimwe inshuti y'umusaraba ni mwene so NZEYIMANA Bahati Shaban basuhuza. Turagarutse nanone mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Waba warigeze hari ibintu upanga mu buzima ukabyitaho ukabiha igihe ndetse ukagerageza ibishoboka byose kugira ngo ugere kuri ibyo bintu wifuje wapanze, ariko ukabona byanze ntibikunze. Ubitekerezaho iki se ubona bibaye byagenze ute? Waba se hari ibyo wigeze utekereza ukabishyira muri gahunda ukabipanga, ariko ukabona bifite imbogamizi nyinshi, ukabona hari ibintu bishobora gutuma bidasohoka, ariko bikajya kurangira ukabona birakunze? Ese waba warigize icyo bitekerezaho? Nagira ngo nkubwire muri aka kanya, hari ibintu bimwe dupanga mu buzima tugashyira muri gahunda, ariko ukabona ntabwo bikunze. Hari n'ibyo dutekereza tukabona birakomeye, ariko tukabona birakunze. Biterwa n'iki? Ndashaka kugira ngo tuvuge ku gihe cy'Imana. Akenshi imibare yacu itandukanye cyane n'imibare y'Imana, kuko ibyo dutekereza mu buzima bwacu bwa buri munsi tukabiha igihe tukabipanga, hari igihe bidakunda kuko Imana ibireba ikareba ejo hazaza, kuko ihagarara mu itangira ikamenya mu iherezo. Ugapanga ikintu mu mushinga, mu bitekerezo, ariko kikanga kuraninga bitewe n'uko Imana ibona ejo hazaza ishobora kuba bimeze. Nagira nkubwire ngo rero igihe cy'Imana gitandukanye cyane n'igihe cyacu. Akenshi hari igihe kitugora gutegereza, ariko imibare y'Imana ni myiza kuri twebwe. Iyo twemereye ubushake bw'Imana no gutegereza igihe cyayo, bitubera byiza. Nagira ngo tuvuge kuri izi nkuru tubona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 10. Turasanga urugero rwiza rushobora gutuma rutwereka ko ibyo dutekereza bitandukanye n'iby'Imana. Umurongo wa 9 avuga ngo baramusubiza bati, Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza ati, ari mu ihema. Undi aramubwira ati, iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugarukaho aho uri, Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara byumva ari mu muryango w'ihema ari inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu izabukuru, kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima we ati, ko maze gucecura nzanezerwa ntyo kandi umutware wanjye akaba ashaje? Uwiteka abaza Aburahamu ati, ni iki gisekeje Sara? Akibaza ati, ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Maze Sara arahakana ati, sinsetse, kuko yatinyaga. Aramusubiza ati, oya urasetse. Aha tubona ikiganiro cyabaye hagati ya Aburahamu ndetse n'abamarayika muri iki gihe, ubwo abamarayika bacaga bari mu nzira bari kugenda. Aburahamu akabakira, yari afite umuco mwiza wo kwakira abashyitsi, abantu bose bamugana. Arabwira ati, oya nimuze, abaha amazi, boga ibirenge, ategura ibyo kurya biryoshye, akora mu mashyo y'inka ye, abategurira inyama bararya. Bamaze kurya babona umugisha, abona umugisha ukomeye mu bundi buryo budasanzwe. Nuko umwe muri abo bagabo, muri abo bamarayika, aramubaza ati, Sara ari hehe? Aramubwira ko aramubwira igihe nk'iki nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umwana w'umuhungu. Ariko Sara ahantu yari ari nuko yatekerezaga mu gihe bari bageze mu zabukuru, nk'uko nawe ushobora kuba utekereza ukareba igihe uhagazemo, ukabona ibyo Imana yakubwiye, ukavuga ngo ntibigishoboka, ko birashoboka ko bitazashoboka. Imana ikaba yari yanyitiranyije, Imana ikaba yarabeshye, cyangwa ibihe bikaba byaratumye bitazashobora, bikaba bitazakunda. Sara nawe niko yavuze ngo, arangije aravuga ngo, ni ukuri koko nzanezerwa ndi umukecuru, umugabo wanjye akaba ashaje. Kandi koko biragaragara ngo Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Aribwo twavugaga ngo imibare y'Imana itandukanye n'iyacu.
hari principe zitandukanye isi yashize ziriho ku isi zivuga igihe niki, cyane ku bagore bakobwa, igihe kigara bakagera muri menopause, igihe cy'imihango kigahagarara, ariko gitandukanye n'igihe cy'Imana, kuko cy'Imana igambiriye kugisoza ku mwana w'umuntu, ku mwana wayo iragisohoza. Rero iki gihe kigorana ku mwana w'umuntu ni ugutegereza igihe cy'Imana, ni ukurindira ivy'Imana yavuze. Ariko ikintu gikwiriye kugushoboza ni ukugira kwizera no gutegereza igihe cy'Imana, kuko iyo kigeze kiba igihe cyiza ku buzima bwawe. Bibiliya irambwira ngo hahirwa umuntu wizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ufite amahirwe, ufite umugisha niba imvugo y'Imana, niba ibyo wavuganye n'Imana ukibikomeyeho. Uko byari bimeze gutyo, Sara yabonaga bitashoboka, bumvaga bitakunda, ariko iby'Imana irabisohoza, iby'Imana yavuze irabisohoza. Isohoza kuri Uwiteka kirekire agaruka kuri Aburahamu atemana na Sara. Sara asama inda, muri cya gihe cy'imyaka irenga 90 habona umwana w'umuhungu bamwita Isaka. Igihe rero cyawe nagiye nkubwire ngo uyu munsi birashoboka ko ushobora kuba warapanze ibintu bitandukanye bigafeiringa bikanga kugerwaho, ugapanga ubukwe ukabona birashoboka ariko ukabona biranze, ugapanga ibintu runaka bikanga, cyangwa se igihe ukabona kikukurega kubwo ibintu runaka bw'ibyo wapanze. Reka nshuti yanjye nkwibutse ko imibare y'Imana itandukanye n'iyawe. Icyo gushoboza no ushobora gutegereza igihe cy'Imana, kandi ndayo y'ubuzima bwawe iri mu biganza by'Imana. Komeza wizere. Iyarengeye Sara akabona umwana, yibutse Hana atarabyaraga kuko yari ingumba, akabona urubyaro, akabona umwana. Muzi indirimbo yateye, Imana izakugarukaho. Yarengeye Manowa n'umugore we bakabyara Samusoni, kandi yari bari ingumba mu gihe runaka cyari gikomeye. Imana izakugeraho. Ndetse kuko yarengeye Zakariya na Elizabeti muri cya gihe kitari cyoroshye, bamaze igihe barabakiranutse barakoreraga Imana, ariko bakabura urubyaro. Marayika akamusanga akamubwira ko agiye kubyara. Ni byinshi bitandukanye, ni ingero nyinshi, ariko izera Imana. Ikindi ndabonye ni uko kenshi abantu bashobora kubura urubyaro bakaza kurubona nyuma. Buri gituma umwana uvutse muri ubwo buryo avuka ari umwana adasanzwe, kuko uzarebe muri Bibiliya abana benshi bavutse mu gihe kidasanzwe, bari bategerejwe bakabona bavutse batareba hakiri ibyiringiro, bavuka ari abana badasanzwe. Ni nako ikibazo gitinze ushobora kuba utinzemo, Uwiteka nagutabara, kizaba gitangaze benshi, imirimo y'Imana ikomeze kuboneka. Imana izabonera igitambo ku musozi w'Uwiteka, igitambo kizabona. Komeza ugirire Imana icyizere, wirinde gucika intege, ugire umwanya wo kuyegera no gusenga. We kwita ku majwi aguca intege aza mu matwi ya buri munsi, aho gutege amatwi ijwi ry'Uwiteka. Najya nkubwire rero, igihe cy'Imana ukwiye kugitegereza kandi ukihangana. Imana izabisohoza. Imana ishimwe. Bikubera uko wizeye, unezezwe n'umugambi w'Imana, kandi Imana izakurengera. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira kuko amagambo yawe meza. Igihe cyarageze ugaruka kuri Aburahamu na Sara ubaha umwana. Igihe kigiye kigiye ukatugarukaho, turinginze kugaruke kuri buri muntu wese, nk'uko ijambo ryawe ngo nzakugarukaho. Rengera buri muntu wari uteze amatwi ijambo ryawe, ufite ibibazo n'ibigeragezo, aho no gukomera kwawe. Ni mu izina rya Yesu twize kubikora. Amen. Kandi